Nshuti bavandimwe duhurira kuri umuyoboro twongeye kubashimira cyane uburyo mugenda muduha komantere tuzitaho cyane. Turashimira cyane rwose abari kubitwereka banatubwira byo dukwiriye guhindura abaduha ibitekerezo, ndetse nashimye cyane n'abari kugenda babaza ibibazo. Murabizi neza ko umwanya tuba dufite ntago tubasha kugera mu nguni zose, hari abagenda baduha inyunganizi. Imana iduhana umugisha. Kuri uyu munsi wo kwa kane rero dukomereje muri ya gahunda yacu, tugiye kwigana ingingo yo kwa kane. Ni icyisho cya gatanu nk'uko mubizi. Icyisho kitubwira ubuhamya bw'abanyasamariya. Yego, ni ingingo rero tugiye kureba ingingo yo kwa kane. Ingingo yo kwa kane tubwira ngo iki Valentin? Iravuga ngo kwishura kwa Yesu. Ukwishura kwa Yesu. Noneho tugiye kureba Yesu agiye kwigaragaza, agiye kwishura uwo yari we. Reka rero mbere uko twinjira muri iyi ngingo tugusabe kugira ngo udushire imbere y'Imana mu buryo bw'isengesho, maze mwuka bane natwe badusengera. Duciye bugufi dusenge. Nanone turakwiyambaje utanga bugingo, izina ryawe rihimbazwe. Amen. Tugiye kuvungura ku byanditswe byera wandikishije kugira ngo bitugirire umumaro. Ngwino ubane natwe. Amen. Kandi abari wowe umuyobozi mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane. Ni ingingo yo kwa kane tubwira ngo ukwishura kwa Yesu. Rero mu ngingo y'ejo twari twarebye Yesu ari kumwe n'uyu mugore, abantu babimenye turacyari muri cya gice cya kane cya Yohana. Narababwiye ngo bavandimwe, ni ibyigisho bidufasha kwiga Bibiliya. Ubu rero twifashishije ibi byigisho turimo turiga ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya kane, kandi ni ubutumwa abantu bagiye batwigisha bakaduhimbiramo indirimbo n'ibitekerezo, maze tukumva igitekerezo muri rusange, ariko turagenda turabonamo ukuri gushyashya. Reka nsabe umwuka w'Imana kugira ngo afashe umuntu wese udukurikiye kwiga no kumva neza igice cya kane. Tujya twita ngo ni igice cy'umusamariyakazi wahuye na Yesu, bakibagirwa ko ari Manuel cyangwa Valentin wahuye nande, maze uyu muntu watanye ubugingo buhoraho, nanjye mbasha kugira umugisha wo guhura na Yesu maze ngatahana ubugingo buhoraho. Ndatekereza ko tugeze nko ku mirongo, turacyari ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 24 na gatanu, ariko turagarukira ku murongo wa 24. Mu kwishura ese byari byagenze bite? Kwejo twabonye twasoje turebye Yesu ahuriye n'umugore kwiriba, amaze kumuremamo icyizere, amuzamuyemo igitekerezo cy'uko uyu mugore agiye gutaka ati data buja mpakuki mpakura aya mazi. Yesu aramubwira ati rero mbere yuko nkora ibyo bintu ni byiza ko amaze kugira ubushake, mbere yuko wumvise ko uyashaka, aramubwira ati rero banzuzane umugabo wawe. Ibi bintu Yesu ajya aducira inzira yo kutugeraho rwose, agakuramo inkomyi kugira ngo ikintu cyose cyatuma umugambi w'agakiza utagerwaho akagikuramo. None rero muri iyi mirongo reka turebe niki byagenze bite kugira ngo Yesu yigaragaze ibintu atari asanzwe amenyereye. Urabyibuka? Ndifuza ko mbanza gusoma aya magambo ari ku murongo wa 16 Yohana igice cya 4 umurongo wa 16 turasoma tugeze ku murongo wa 24. Aratubwira ngo umurongo wa 16 Yesu aramubwira ati, abwira wa mugore, aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe, ibyo ubivuze ukuri. 19 Umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera kuri data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko akakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu ndasubira muri murongo. Dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basenga data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko abo ari bo bamusenga.
ntekereza ko baduhaye n'umurongo wa 24 bavuga ngo Imana ni umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Ntekereza ko twumvise ikiganiro gikomeje, ariko ziko uyu muntu burya yari umunyamahirwe yagiranye ikiganiro na Yesu, ikiganiro tubona kibanze igice cya 4 cyose. Ikiganiro ntago cyihutaga kuko Yesu yifuzaga kugera ku mugambi we. None amaze kumubwira ibyuko asomye ibyo mu mutima we, uyu muntu aranyuzwa arambwa ati noneho rero genda usana umugabo wawe. Ubundi iki kintu yaramubwiye yagomba guhita agenda akajya kukora ibyo amubwiye, ariko mbere uko agenda uzi ikibazo yamubwiye atangira kuzana ikibazo cy'imisengere. Hano tuhita tubona ikintu gikomeye cyabaye kuri uyu mugore. Ubu bwari ubwa gatatu, bwari ubwa kabiri amukumiri bwa gatatu. Ubwa mbere yamusabye amazi, arangije aramubwira ati kuri umuyuda umusamariyakazi unsaba amazi. Ariko Yesu nk'umuhanga mu myigishirize no kwigisha ashakisha uburyo bwo aramufungura kugira ngo agere ku cyo ashaka kugeraho. Yego. Bwa kabiri arongera aramubwira ngo kuri ki dusomye genda uzana umugabo wawe. Aravuga ati nta mugabo ngira. Amaze kumwemeza ibye, amaze kumwereka ukuri aho kuri, umugore yitazana imisengere noneho arico dusomye hano. Yesu rero agiye gukemura ateki kibazo. Buriya reka tubwire n'abantu badukurikiye. Yesu yifuza ko agera ku cyo dukeneye, ariko rimwe na rimwe tujya tuzana impamvu zituma umugambi w'Imana utagerwaho. Nubwo ari umugambi wa Satani, ariko dukwiye gusaba Imana kugira ngo mu gihe Imana yateguye uburyo bwo guhura natwe kutugenda ngo tugezeho iby'umugambi wayo, dukwiye kwirinda kuzana impamvu. Yesu andasoma amagambo ari hano batubwiye ngo Yesu yarabagiranaga mu ishuri igihe yaganaga n'uyu muntu. Kubera umwanya bari bamaze kumarana, Yesu yaratakigaragara nk'umuntu unaniwe. Murabyibuka ko uyu mugore yamusanze amusanga kwiriba, yamusanze ari umuntu ushonje, ufite mu maso hangiritse, hananijwe, ego, ariko noneho kuri ubu Yesu yagaragara mu maso, Yesu yarabagiranaga mu maso cyane ku buryo kumuhanga amaso byari bigoranye. Bivuze ko yari amaze guhinduka ishusho irabagirana mu maso y'umugore. Nako ari mu maso y'abantu bose. N'ubu batangiye kuganira, amubona nk'umugenzi unaniwe, none bakabatangiye kumubona nk'umucunguzi cyane. Rero amaze kumenya ko Yesu ari umuhanuzi, uwo mugore yongeye gushaka kumukumira. Nanone azanye ya mpamvu tumaze kubona, yamubaje ikibazo kidafite aho gihure n'ibyo bari barimo. Uzabyumva umuntu rwose akaba yatsinzwe n'ubutumwa bwiza, ariko mu buryo bwo guhagarika icyo kiganiro agashaka ngibi. Urabyuka Nikodemo nawe yarabikoze. Nawe yaratangiye rwose cyamuzanye no gushaka uburyo yabona icyo abura, ariko aratangira ari kujijisha Yesu. Uyu mugore rero nawe azanye ikibazo cy'imisengere. Yesu yabyitwaye Moreto, yabyitwaye Mate nkuko twabisomye. Ese Yesu yakemuye iki kibazo? Yakuyeho imbogamizi ati. Yesu yakuyeho imbogamizi mu buryo bwiza. Mu kumusubiza Yesu yavuze ko abasamariya basenga uwo batazi. Kuramya kwabo kwari uruvange rw'imisengere y'abayuda n'abapagani. Abayuda bo basengaga Imana nyakuri, akaba ari ikintu cy'ingenzi abasamariya bagombaga kumenya. Amwumvise Yesu asobanukiye n'aba bantu ari kuganira nabo iby'imisengere yabo. Uyu mugore nubwo abizanye, Yesu ntago abitera kure. Yesu amwibutsa ko bagihura, umugore yambwiye ngo uri umuyuda, yego, none na Yesu aramwibukije ati ntacyo. Nubwo umbwiye ko mwasengeraga kuri uyu musozi, ariko ibuka ko twebwe icyo dusenga turagize ute, ariko icyatumye mwubaka urusengero ibuka tubiziranye nugira muhimane na bene wanyu. Muri muzi ko dusengera Imana i Yerusalemu, kandi ibyo twese twasengaga turanabizi kuko na MS yavukiye iwacu, ni n'isezerano ryacu. Rero mubyeyi, ibyo bintu uvuga nanjye ndabizi, ariko nkunda Yesu ko ntahita akemura ikibazo. Ariko igihe kigiye kuza ubwo abasenga data bitazaba ari ikibazo cyaho bamusengera, kuko data akwiye gusengwa mu mwuka no mu kuri. Aribwo aya magambo bahise bavuga ngo gusenga Imana nyakuri ntago bigombera uyisengera. Valente, amagambo tuyumve neza. Umubyeyi atangiye gushaka ikibazo cy'uko bamwe basengera i Gerizimu, abandi bagasengera i Yerusalemu. Yesu ati ibyo upfiki. Ahubwo gusenga Imana bikwiye kuba kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Aya magambo uyu mwigisha yaduteguriye abantu baze kuyasoma banayiteho cyane. Aravuga ngo gusenga Imana nyakuri ntabwo bigomba aho uyisengera. Bivuze ko
kuba twatinda ku mpaka kuko uyu mugore buriya yazanye kiriya kintu ngo bibahindurire babigireho impaka ikibazo cy'umugambi wo gukira kuko uribuka ko yaramubwiye ngo genda uzane umugabo wawe mbaho impano wifuze ariko haje impaka ntabwo tugiye gutinda kuri izo mpaka baratubwira ngo bivuze ko kujya impaka ko ahantu ho gusengera bitari ngombwa muri icyo kiganiro ntabwo byari ngombwa rwose pe kubera ko Imana ari umwuka abayisenga bagomba kuyisenga mu mwuka no mu ki no mu kuri ariko utu tuntu tubiri reka dufasha abantu badukurikiye Imana isengwa mu mwuka no mu kuri mu mwuka ni byiza data wa twese uri mu ijuru turabyizeye ko hari Imana ibana natwe aho ni mu mwuka kubera ko ni mu mwuka nyine ntituyise ni mu cyizere dufite ariko bikaba no mu ki hakavanwamo ibinyoma yego umwuka ntitujya mu mwuka ngo duhore mu mwuka ngo twibagirwe ko tugomba kwisenga mu mwuka no mu ki no mu kuri ukuri ni iki ukuri ni ijambo ry'Imana uberesha ukuri kuko ijambo ryawe ni ryo kuri Yohana igice cya 8:32 dukwiye gusenga data mu mwuka ariko tukagira ko tumusenga mu ki no mu kuri mu buryo buhuye n'ijambo ry'Imana ako karahagije rero aratubwira ngo uwo mugore rero yemeye uko kuri abihamya agaragaza ko yiteguye kugira ibindi amenya kuri uko kuri Yesu akimara kubimubwira umugore yahise aca bugufi avuga ati siko uyu muntu burya n'amateka yacu ayazi amwibukije ko bagomba gusenga Imana mu mwuka no mu ki no mu kuri uwo mwanya yahise aca bugufi ashira baro hasi kuko za zose yatangaga mu buryo bwiza Kristo aragenda agira ute azikuraho none ubu rero uyu mugore yagaragaje uburyo ashaka kumenya byinshi kuri Yesu byagaragariye mu murongo baduhaye gusoma mu murongo wa 25 ese yagaragaje guca bugufi gute niba wahageze wadusomera umurongo 25 umugore aramubwira ati nzi yuko uri Mesiya nzi ko Mesiya azaza ari we witwa Kristo kandi ubwo azaza azatubwira byose Yesu aramubwira ati ninjye tuvugana urakoze cyane ubu ni ubuhamya butanzwe n'umugore nyuma y'uko Yesu amubwiye ibyayo mateka akanabimusobanura akamubwira nuko rero biteze isezerano iri sezerano umugore yararize niyo mpamvu yasubije ngo nzi yuko ibintu yarabikuye muri bene wawe y'Ubuyuda iwabo nubwo bari agace kanenwa twabonye impamvu banenwaga nuko imisengere yabo yari uruvange rw'ukuri n'ibinyoma kubera ukurya abashuri bari barabagenje bakabatatanyiriza mu bapagani ariko bari bafite isezerano ko nubwo batatanye bagahindurwa abinyuma bakanenwa n'abayuda ko hari umwami witwa Mesiya uzaza akimika ubwami buzabongera bukabahuriza hamwe akabasubiza agaciro aravuga ati roke noneho ndabimenye uri wa muhanuzi none aravuze ati ibyo bintu twari tubizi tunabimenyere tunabitegereje Yesu amubwira ijambo rero rikomeye ari naryo zingiro ry'iki kintu ukwishura kwande kwa Yesu aravuga ati mbega tukaba twaherekare tuganira none wamenye uwo niwe muri kuvugana reka nkubwire mu butumwa bwiza bwose ko ari bune mu bitangaza Yesu yakoze nta hantu yaremereye abantu kwemera kumugaragara ko ari we Mesiya turibuka ko mu byisho byabanje twabonye ngo ibihamya Yesu ko ari nde ko ari Mesiya tubona ibimenyetso yakoze ariko yarabikoraga ntiyifuze ko abantu babivuga ko umugaragaro ko ari we Mesiya ariko ngo Yesu noneho afashe icyemezo we bwite aramubwira ngo uwo niwe mugira ute nge muvugana reka tubisome ko ukuntu umwigisha bitwandikiye aravuga ngo mu bitumwa bwose ko ari bune uwo mugore wenyine wese yahamirije umuntu ko ari Mesiya mbere yo kugeragezwa kwe kuko mu gihe cyo kugeragezwa hari ahandi tubona yabigaragaje ariko mu byari byabanje hose uyu mugore wagize amahirwe Yesu amuhamiriza ko uwo bari kuvugana ari gukwiriye kugira ute ari we gukwiriye kuza kandi koko yarabikoze atabibwiye inteko nini y'abantu atabibwiye umuntu ukomeye ahubwo abikorera umugore w'insuzugurwa w'umunyasamariyakazi utazwi n'izina ahubwo abikorera umugore w'insuzugurwa tubonye utazwi n'izina bari bahuriye ku iriba ryitiriwe Yakobo icyari kimushishikaje ni ukugarurira ihumure umuntu wese wari mu bwigunge kandi wumva ko ari igicibwa mu bandi ikibazo kuki Yesu abibwiye uyu muntu baratubwiye mwanditse ngo ntiyabibwiye umuntu ukomeye ntiyabibwiye itsinda ry'abantu
ntiyabibwiye yewe n'abantu babigishwa be kuba yarabwaga niwe yakoraga itangaza yabwaga ati umva genda wiyereke umutambyi nuko rimwe na rimwe Yesu agahita anyura mu ibanga ntamenye uwo ari we. Uyu mugore kuki Yesu yahisemo kubibwira uyu mugore w'insuzugurwa? Nubwo hano umwanditsi atubwiye ngo Yesu yifuzaga kubimenyekanisha ku bantu b'insuzugurwa. Ese niki cyari kishe mu mugambi wo kugira ngo Yesu yibwire uyu muntu amubwira ati uwo muri kuvugana niwe Mesiya? Ese byari bikutanga ubuhe musaruro niba koko Yesu ari we yahisemo kubigaragaza ku mugaragaro mu gihe ahandi yabigiraga ibanga? Hano hari aya magambo bavuze asubiza iki kibazo. Yego. Tuvuze ku buryo uyu mugore utarakomokaga mu banyamahanga gusa, ahubwo akaba yari afite n'izindi miziro y'imico ye itari myiza, aba ari we Yesu yihishurira aramwibwira, kandi amaze kumugaragariza ko azi amabanga ye mabi ahishe, yanahaye uwo mugore impamvu ifatika ituma agomba kumwizera. Ko yaramwishuriye nuko yarazi neza umurimo ugiye gukorwa biciye muri uwo mugore, kandi ntago yagombaga gukomeza kwihisha, kandi yagize amahirwe yo kugira ngo umurimo y'Imana yerekanirwe muri uwo mugore. Reka twibuke neza ko ibi bintu ni umugambi, ni plan nziza yateguwe na Yesu. Turabyuka dutangiye iki cyigisho, Yesu mu kunyuriye i Samariya yari afite umugambi cyane, kandi uyu mugambi ni uwo kwegera abantu bahejwe, ego bitwa Abasamariya, bahejwe ku by'agakiza bitwa Abasamariya. None agize amahirwe ageze kuri wa mugore. Ubu rero Yesu mu gutangira urugendo yarazi umusaruro uri buvemo. Niyo mpamvu mu kwishura umugore arambwira ati ni nge Mesiya. Arabizi neza ko umugore noneho rero icyari bukoresha aya makuru. Reka nkubwire impamvu Yesu mu gihe cyari cyabanje no mu bitangaza yakoraga bikorera abayuda ntiyifuzaga ko bamenya ko ari Mesiya, kuko icyambere urabizi ko no mu kirego bavuze ngo yiyita Mesiya, yiyita umwana w'Imana, yiyitira uwo tubona ko atari we. Ariko kubwira aya makuru nanejejwe cyane n'iki cyigisho. Aya makuru yahawe umuntu wari ufite wagombaga kuyakoresha icyo agomba gukora. Ntabwo Yesu yifuzaga ko aya makuru yo kuba ari Mesiya afatwa n'umuntu utari buyakoresha icyo yagomba gukora. Mu kumwishura rero ngo ni Mesiya, yari abizi neza ko umusaruro uvemo ni uko uyu mugore arakoresha amakuru icyo agomba gukora. Data wo mu ijuru azi igihe cyanyacyo. Ni na mpamvu dukwiye gusaba Mwuka Wera akaduhishurira muri ubu buryo bw'ivugabutumwa Yesu yakoreshaga. Yakoraga igihe mu gihe gikwiriye. Ibi bintu twebwe dushize mu nyurabwenge ntituba tuzi igihe gikwiriye cyo kuvuga amagambo akwiriye mu mwanya ukwiriye, ariko Yesu warebaga umusaruro uvemo. Niwe wavuye amaso abona ko icyo ari igihe cyiza cyo kubwira uyu mugore ko uwo ari we. Mu ngingo yatubwiraga ngo ukwishura kwa Yesu, Yesu noneho avuze ku mugaragaro ati mbe mubyeyi, uwo muntu mwategerezaga uzaba ihumure ryanyu, uwo muntu mwategerezaga ko azabazanira ibyiringiro akabaha amahirwe mwari mwarabuze, uwo niwe mwahuye. Mbega gerageza ushikire ukuntu uyu mugore yumvise anezerewe. Umugore yumvise anezerewe cyane. Niyo mpamvu ayo makuru ngo abantu babyumve neza mu bifuzo byose aravuga ngo uyu mugore akimara kumva ibyo bintu yari yaje kugira ute kuvoma, ariko ngo asiga ikibindi yaragisize rwose. Nibuze ko yanaje no mu bifuzwe byose baravuze ngo uyu mugore yibagiwe cyari cyamuzanye, aho kugira ngo abanze kugeza amazi muhira yasize ikibindi, abanza kugeza inkuru nziza. Kandi ngo Yesu ari amagambo twabonye mu ngingo y'ejo ngo Yesu cyamushimishaga ko ari gukora umurimo wa se. Ibi bintu ahantu bigeze Yesu ntabwo agikeneye amazi, yicaye kwiriwe agaragara nk'umuntu ushonje, nk'umuntu wifuza amazi yo kunywa. Ntabwo umugore yamusigiye ikibindi ngo Yesu maze yifashisha, oya. Ahubwo umugore amaze kunyurwa n'ibyo Yesu amukoreye, amaze gusobanukirwa nuko ahuye na Mesiya. Uribuka ya ndirimbo abantu benshi twakunze ngo nahuye nande na Mesiya rwose. Iriya ndirimbo twari kunze cyane kuko ndasaba Imana kugira ngo abantu bajye bumva iki kintu. Umugore ahuye na Mesiya yumva neza ibyiwe biba bigiye hasi, yumva ibisigaye bimushishikaje ni ugufata uwo Mesiya yabonye akamugeza ku bandi. Nuko rero arasiga ikibindi. Hari ikibazo nifuza ko dusoreza iki kibazo. Yego nanjye nifuza ko dusoreza ku ikibazo batuvuye ngo niki iyi nkuru itubwira cyerekeranye n'impamvu ubutumwa bwiza bugomba gukuraho insika zose abantu bashyira hagati yabo na bagenzi babo. Reka dusome byakozwe n'intumwa, izo nsika byakozwe n'intumwa igice cya 10 murongo wa 34 mu buryo bwo gusubiza iki kibazo. Nta bintu byinshi turi bwongerewe. 3:4 Petero aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Petero yavuze
yendaga kuvuga nk'uko uyu mugore yavuze, kuko yamaze kubona akimara kwakira Yesu asobanukirwa neza yuko Imana idakunda abayuda gusa, ko nabo nubwo ari insuzugurwa, nibwo baciye bugufi, Imana itabanga. Pawulo nawe mu gushimangira amagambo yaravuze ngo nuko rero muri Kristo Yesu ntakiriho umuyuda, ntakiriho umugiriki, ntakiriho ishanga rigawa nk'abasamariya, ngo habeho n'irindi ry'abashanga rikunzwe nk'abayuda, ahubwo twese muri Kristo Yesu duhinduka abana b'Imana. Ahubwo mu mahanga yose uyu bagakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku Bayisirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi byamamaye Yuda hose rihereye i Galileya. Nuko rwose muri iyi ngingo aho Yesu amaze kwishura umugore, biragaragara ko noneho impamvu yo kubatandukanya ivuyeho, ahubwo ahindutse umubwiriza butumwa. Ikintu gitangaje, uyu mugore niwe wabaye umuvuga butumwa na mbere yuko intumwa ze ziba abavuga. Ibi rero bitwereka ko ubutumwa bwiza bushimangirwa n'iri somo twabonye muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 34, avuga ngo nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho amahanga yose. Ntago rero ubutumwa bwiza bukwiriye kugira imupaka, ahubwo ni ubutumwa bwiza buhamagara abakene, abakomeye, kandi abo bantu nibamara kugera imbere ya Yesu arabaho ubugingo buhoraho. Reka rero dusabe Imana kugira ngo muri uyu muhamagaro dufite, aho tuzi neza ko ubutumwa bwiza bukwiye kwamamazwa mu isi yose, ngo butubere ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose. niyo ntego, ni nacyo tusanga mu Byahishuwe igice cya 14 muri bwa butumwa bw'abamarayika batatu, aho bavuga ngo nuko mugende mubwira abaremwe bose. Ntago harimo ibyiciro. Ubutumwa bwiza bugomba gukuraho iki insingazo. Reka dusabe kugira ngo Mwuka Wera adusobanurire ibintu, abyumvishe imitima yacu mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko dusobanuriye ibyabaye kuri uyu mugore, isomo ryiza ridusobanura ko ubutumwa bwiza bukwiye guhindura imitima yacu, kandi ntago bushingira ku bo turibo, nta nubwo bushingira kuri classe tubarizwamo, yaba ari yabajijutse cyangwa injiji, yaba ari yabize n'abatarize, yaba ari yabakene n'abakire. Data, ubutumwa bwawe bwiza watumenyesheje ntago bugira uwo burobanura, bityo ingoma yawe wifuza ko twese tuyibanamo nk'abo waremye. Reka tugusabe kugira ngo Data, ubwo waduhishuriye ukuri kuboneka mu byanditswe byera, ubwo butumwa ubwizeza imitima yacu, kandi nk'uko uyu mugore yamaze kubimenya akibagirwa, ahubwo agatekereza bagenzi be, ude natwe gusiga byose kugira ngo tugeze agakiza ku batarakumenya. Ibyo bintu bishoze imitima yacu, kandi udutere umwete kugira ngo twebwe nabo twiteguze ubwami bwawe. Ibyo nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.